suri Diane yari yasohotse njye ndi murumuna we Zera aherekeje umusheri bafitanye ubukwe. Oui, allo? Nyine njye ndi murumuna wa Diane. Yego, wa wundi bita Zera. Yego, muratwihanganira Diane yari ataye phone ubwo yaherekeje mu fiancé bafitanye ubukwe. Yego, bafitanye ubukwe kuko nyine Diane aratwite, urumva we n'uwo musheri we rero barimo barabyihutisha kugira ngo ubukwe bube vuba indi itaragaragara, niyo mpamvu. Okay, sawa murakoze nta kibazo. Tumubwire ko mwamushatse se cyangwa murongera mumuvugishe? Sawa murakoze. Hagiye ngo ujye gushaka mu diaspora. Okay, kamushake. Ubu tayari arabizi ko twite. Inda y'undi mugabo uri gupanga n'ubundi bukwe. Telefone yari imeze gutya. Ntabwo rigeze gukora wa phone we. What? Binta. Ntabwo mbyumva Binta njye nwitinda. Inda yanjye nono mana yanjye nakwica ubuzima gute ntabwo mbyumva. Ibi ni ibiki none ibi bintu uri kumbwira ko nari kumva ngo ni ibiki? Be. Nezi neza. Yeah. Neza. Gusa ndacyatekereza ku bya muzehe ihungabana afite. Umusaza ntagatuje kabisa. Kugeza na n'ubu sindamenya ikintu namukorera, ariko tukomeze tumube hafi hato akajya no mu muhanda akaba yasara. Ariko uzi gupfusha umwana wawe ntunamushimire. Ahubwo nyine narambikubwira nyine mbona nagabyitayeho cyangwa abyiringagije none. Byitaho ngomba kubyitaho ko birandeba. Ya ko aradukeneye aba bushize ubwaheruka ahangaha nari nanamubwiye yuko namukuze nzakuganiriza tukareba ko icyo twamufasha mu gihe nyine waba ushyigikiye icyifuzo cyiwe. Kuriya nyine ari kujya gushaka ngo kurega ibitaro n'iki, ubaye wumva wamushyigikira tukareba ikintu tumufasha ku bijyanye n'umwavoka. Aya cyo kurega ibitabo byaba byihuse. Byaba byihuse. Urumva byazana na ntuza ndende amakimbirane ki. Gusa twe tumube hafi, azajya aza umwakire umuhumurize umubwire ko byose bishoboka, umwana ashobora no kumenya kuboneka sibyo. Agusheri erega ko kuri atari umwana, ntabwo ari umwana
aza ngo umubeshye uyu munsi n'ejo nongere mubeshye n'ejo nongere mubeshye nose aza hano buri munsi se ntabwo ari buri munsi ariko nyine ni inshuro zitandukanye araza kandi akanamamaga kuri telefone akambwira ati ndagiye ariko nubwo ngiye mwana wanjye nta mafaranga mfite ibi kandi rwose yaramaramaje mana yanjye oya ntabwo niwe wambwira ibi bintu inda yanjye ibi bintu ni ibiki uko nari kubyumva mana yanjye inda nasi ubukwe nari mfite mana ubu ndababwira ngo iki kubu ndavuga ngo iki umuryango wa papa umuryango wacu inda ibi bintu ni ibiki uko nari kubyumva ndi kurota umuntu w'isugi nkanjye nta mungu ndaryamana nawe muri ubu buzima niwe nari mbonye tugiye gukora ubukwe none ntabwo bishoboka ibi bintu ntabwo mbyumva ibi bintu ni ibiki byagenze gutya cyangwa wabibona ndabwira umuryango w'iki ndavuga w'iki mana yanjye ibi bintu ni ibiki ko ndi kurota banze ndi kurota no kwica ubuzima mana yanjye koko ese ndicara imbere y'umuryango mvuge njye kubumvisha iyi mesaje baravuga ngo iki nari narababwiye ko mfite ubukwe kunyanga ntacyo bintwaye ariko se iyo unyanga neza utanarabitse gutya ngo mana yatamarabitse gutya ntago nyine ariyakira twe icyo tugomba gukora ni kujya tumuhamagara tumubaza uko ameze niba ari n'ikintu cyo kumushira tukakimushira kimunyura urumva akabona ko atari wenyine ese bose dukora iki kugira ngo bimuvemo nyine ibintu byo kujya kurega ibitaro erega nibyo bimpangayikishije bambe nibyo bimpangayikishije ntago mbizi ariko nimbona ariko insista nta kundi nta yindi choice nzajyayo nyine bimufashe ibyo ashaka sebre ibyo ashaka ngo ashaka ngo kubera iki ngo bari bamupfukafuse kuriya gariga ngo wasanga ngo ntaranashyinguye umuntu ngo ari igiti ngo bari bambitse kuri biriya bintu okay birumvikana ariko nanone ndumva nta mpamvu yo kujya kurega kandi umuntu waramushinga byararangiye akeneye kumenya ukuri kuko umuntu mukuru ntabwo umubwiza amagambo gusa shaka amenye proof byagenze gute ari hehe so reka nkubwire akantu niba bishoboka uzajya umuganirize nyine ubwo niyanga kubyumva tuzamushakira umwavoka rero kuko urabizi neza ko aramutse anatsinzwe amafaranga twatanga ntabwo twayabona kuko yaba bambitse icyasha so bizi that's the point sinagaruka kumudakira ariko thank you ahubwo umva nkubwire nari nibagiye kubwira Adeline twaravuganye arambwira ngo bagiye kuza inaha bari gushaka ibyangombwa bashaka kuza kwibera inaha mbwiye ngo ngusuhuze cyane kuba inaha yes akava muri Amerika kazi inaha why not niwe wa mbere waba ugarutse se habaye ikibazo ubwo ngubwo habaye iki abantu bose barifuza kugenda warifuza kugaruka bafite impamvu zabo wenda sinzi gusa yambwiye ngusuhuze mugana beza ngo bakunda Afurika buriya asanga cyane nanjye ndamukumbuye hacemo imisangano namuvugisha kuva haza zira stress za Betty gusa ikintu nakubwiye tukizirikane kuri muzehe tumwitwareho neza ibishoboka byose uzajyeyo pe uzajye umuganize nk'umugabo ku mugabo ibyanga nyine nakunde yes that's good kanjye gutegura hari imbere gatoya
zara bino ndiko kubwira uri kubyumva neza mama ngerega kukumva ndi kukumva pe uri ufite n'ishingiro ariko se urabizi ko nihishe ntubizi ese ejo ninsohoka nkakubitana n'umuntu kandi uzi neza ko abantu benshi bazi ko napfuye none sezera nkubaza unsubize kuzi ko nanjye ndi umunyabirakuraho uyu musaza siso ntiyakubyaye ngo wenda ikibazo uzajya ugira azajya amfasha mubizi ko atakubyaye njye mpora mbikwibutsa ndabizi none se njye hari akazi uzingira si ukugenda aho ngaho nshakisha ibiraka aho nabonye ikiyede nta kibazo we bimbwire neza ngo ukeneye yuko ngenda niyo bambona nta kibazo ntabwo nkeneye kugenda simwatangaje ko napfuye ko byose se kugaruka ku muntu ukuntu wagiye no kunyiba baranaguhaye ukuntu wagiye kunyiba mu bitaro nta n'ibyangombwa ufite ese icyo ni igisobanuro uzajya ugenda usobanurira abantu mama yaranyibye ntabwo napfuye ndiho ayo matangazo ngo utumye kuyatanga nanjye rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo kuba ndi hano wakihangana ukagenda rega ukavunika igihe gitoya natwe bari abantu tugomba no kuzabakuramo amafaranga uri kumva njyewe mfite imipango myinshi ndi gupanga abo ntishe nzambakuramo amafaranga ubundi dukomeze tubeho kandi tuzabaho neza imipango upanga aho ugiye hose usaba amatike ngaho imisatsi gukoresha ngaho inzara gukoresha ngaho amavuta kwisiga utuntu twose amayinite uhamagara baraba bigufasha nesezera amafaranga ubona ngiye nyakura ko ntagira itungo ngo ndarigurisha urumva ageza nkomeza kuyakura sima ngambwira none icyifuzo ufite ngiye nta kibazo ndagikurikiza reka twumvikane sibyo ndashaka ushaka akazi kuri ujye ugenda uzindutse ugaruke nijoro ninde muntu uzakubona ngo amenye ngo zera ariho ugenda wambaye umva nyine nk'uyu ugenda wambaye nka kwa kundi wari wambaye ako mama ni bande wenda tuvuga urugero mbonye nk'akazi ko muri restaurant ninde muntu wakakira wambaye agapfukamunwa n'ingofero ntavuge ko ari agasuzuguro n'umubosi wawe wese yahitana kwirukana yabona ko wamusuzugura ntabwo ibyo bintu uzajya ubyambara wowe uzajya uva muri quartier wambaye kuriya ugenda uzindutse urakoze cyane nzindutse ningerayo se noneho muri babandi bazi ko napfuye nyine umva mama babandi bazi ko napfuye hakagira umuntu winjira aho ngaho ndi gukorera nzamubona mbite niruka nkajya kuzana ingofero n'agapfukamunwa antanze gukorera hehe nkubwiye ngo ugiye gukorera kuri uzagenda uzindutse ugaruke nijoro sibyo twumvikanye uzajya ugenda wambaye kuriya ugaruka ariko wambaye ubwo nyine no gushaka none se ko wishe Betty ari umuntu wigeze amenya ko ari wowe wamwishe kuno bivuga gakeya suzuko yari amabanga gusa mama wansajije mu mutwe kugira ngo muravuga uturubitsa nkubu wasanga ari umuturanya twumvise agahita amenya ibintu tuba turimo so uri kunsaza n'ibibazo biragurira wajya wifa sawa reka tuze tureke ku kazi ndi bukabone genda gakora kandi humura tuzabaho neza ndanakagushakira kuko ntacyo bitwaye wabo namfashije kuko njye n'undi n'abantu nziranye nabo ngo baramakana bimaze kundambira pe bimaze kundambira nese Diana igihe nicare hako utavuga kumana utangiye kurira wabaye iki ntabwo mpamagaye umbwira ngo uranshaka ngo ninze umbwire cyangwa bagira ngo unyereke amarira ibiki se mubwira ni ibiki mubwira habaye iki mbona warize wabaye iki wapfushije mama wawe nyine ndi kukubaza niba ari nyoko wapfuye ere kwijyana ibisimba bimenyereye mbwira muko wintinza mfite uturimo nigiriyemo ntabwo bukibaye ubuki ngo ubuki ntabwo bukibaye ibyo nari mbizi bwagenze buteze habaye iki gituma butazaba mbwira narabivuze reka narabibonye ngaya amajoro yawe ngaho warashinze urashingura wari warigize ntakoreka ngo ubukwe ese buriya bwari buharira igihe nahereye kera mbikubwira nkubaza ntuwo muhungu ari hehe nkubaza ntubukwe buzaba ryari ngo nayanye nawe wundi ukanyihorera ngaho mbwira icyabwiye sinzi ukuntu byagenze nyoherera wese natambwira ngo mwire
mwibagirwe. ngo kubera iki se umwibagirwe Ngo ndatwite mbwira ibintu nari kumva rero. Ubundi wasanga uyifite. Undi mugabo. wasanga uyifite ese ubundi ugari kukubeshyera ntuyifite mbwiza uko ubundi ntabwo ufite ko nanjye maze iminsi nyibona maze iminsi nkureba nkagukeka nkagukemanga ariko nkanga kuvuga ngo ntakoma rutendere nka mukasi Migenzi ko ndisugi namuhumuriza turara. Turyama. ya message yose nabona Tugiye gukora n'ubukwe. ariko uzi kubona kwihorera kukagira ngo sinkubona ngaho ama message ngaho amajoro yawe urara ku matelefone adacika ngaho abahungu mu miharuro muhagararanye wari uzi ko kubona narakwihoreye Undi muhungu nzi namubona urakiriye. nta bukwenda ubundi ntabwo wari ufite ariko ubona ubundi ari nde wakwemera ubona umuntu wapanga ubukwe nawe bukaba neza arinde ewe cyabaye kumbe nicyo ubwo surize wowe wari ubiyobeye ko ntabwo uzaba urenze tundi bari baragukoye muko byari byaragenze nta nkwano nta gufatiremo ubundi wari wizeye ubukwe bwaturutse bwabaye ryari bwapanzwe mba nagatangaye umpisha ugenda umpisha nkwinginga nkubaza guza waranze kumbwira n'ibyo bibazo bazi ukanyumva kuri umubyeyi ngo naya mukaso ngo ntiwambwira ngo ufite nyoko nasiko ngo uzajya wicaza ukabwira ibyawe ngaho genda ubibabwire nyine wambubariye ko ibibazira muri ikintu cyabaye cyanyobeye agenda ubibwire so na nyoko ayo marira agenda uyaririre nyoko na so kuko n'ubundi wanze kubimbwira kare utagurutyo bite byawe wabicuramo amafaranga yanjye ajyaho amafaranga wangurishije resitora sipika uzi ko nazakubona se none se nyine sinazi kugurishije urimo urambaza iki ntabwo nkurekura kuntu ibi nibi none se uri gufata gutya noneho kugira bigende gute urava yawe mama amaki amafaranga yanjye bako bakuroze Jesse undi ari amafaranga nkurimo nawundi sipika ntabwo ari twaziguze ngaciringa nyine nkusobanurire nyine reka ugomba kumpa amafaranga yanjye njye nta mikino ngira bro nyine reka tuvugane turabana amafaranga yawe ari buve rega gutyo urimo urankanga ugomba kuvana mu mafaranga yanjye n'ubwo uri bwancika ngande kurankubwira ngo bagukura amafaranga nta hantu turi bwakura we bica nshaka amafaranga yanjye ngande ku nani ubu nahita nanakurangiza nshaka amafaranga yanjye nyine reka mamagare ndebe ubu se ko nta mafaranga mfite noneho ndayakura ntabwo uravana uteye amaye wajijirimo none ubona ko ndi umukobwa mwiza wowe ugomba kumpa amafaranga yanjye we nta mikino ufitanye nawe wandiriye amafaranga yanjye ugomba kuyampa njye no kurira amafaranga yawe ubundi ko wanamenyereye yes gareka rero natagwamo hano hirya dusubire inyuma nyine gaba uretse natagwamo hano reka ugomba kumpa amafaranga yanjye kugira ngo unabyemere ndakujyana wandetse ubundi mwana abaye Dia karamema banguka ngwino hano vanda gushaka karame se karamizwa amahiri karame ngende mama wawe nta soni shaka umwana wanjye musezera ntabwo araza dore ko yigira yititiza zera ntabwo araza yaje se nkaba ndimo kumukubaza nose ejo yavuye hano ambwira ko ajya hano ku muhanda ngo ngwiki nakubwiye ko naza ahantu ari yakubwiye ko ntazi ahantu ari ayo magambo yawe nakubwiye ko nayarambiwe niba wagutumye kujya kwibambarika mu bahungu bakagutera inda none ukaba usigaye umeze utya wabuze amahoro wabuze aho ukwirwa none usigaye agahinda kose wumva ari we wagatura nawe rero nose urumva imbi ibigambo byose utangiye kumbwira njye nakubwiye ko naza ahantu ejo yari yambwiye ko agiye ku muhanda nta nubwo yageze nsobanura ngo ambwire ahantu agiye ndakubwiye ngo reka nkubwire wowe ubwawe ibintu nzagukorera nimbura umwana wanjye uri kunyumva neza nibwo uzamenya icyo ndi uzamenya ko ndi mama zera koko
nta soni regurira ibintu byo kurira waribambaje upfa nabi none umwana wanjye nawe abigenderemo ntibishoboka kiko ko ibintu byose umatira umbwira nabi gutyo umwana yawe urugo ndugorewe ubona koko nzakora iki ko ubu se umwana we zira wabona hari n'ahandi yigiriye ejo yambwiye ko ngiye ku muhanda ubu ndamenya none ari he mbasa dundo ugomba kuma amafaranga yanjye ahubwo nimbuze ubwenge ziri kure bikiri mu maguru mashyashya ngiye kukurikira hano n'inyuma yo kugukura hano nzakujyana ahantu habi wamambwira uko nari kwivunikira komeza uvunike kuvunika nta kintu bivuze utarama amafaranga yanjye sura ibintu muri urikoreshwa nindamuka mvuye hano ntabwo uzigera uhava ntabwo nzigera mpava ahubwo uzavanga ujye n'ahandi habi harenze hano nganyica nyine nani isoni uri kwipima ingofero yanjye umve ibintu ngubwira ndi seriye nanjye ndi seriye nzakwica abo nishe ntabwo ari bake we ntabwo wananira waruzinga uragerageza no kuzanyika uganda kuro nyine w'imbabazi ndakubabaza wowe sadundo akusuzi kuri kumbabaza waretse kunkanda cyane ubundi nindakuntumyeho ko ari nawe reba ukuntu nzirikiye amaboko kandi ndimo umve tuza yo ngubwira ubyumve gutyo ndimo ndababara ariko reba nk'ahantu wanzirikiye nk'ubaramutse hajemo nk'inzoka zikana igihe cyo kubabara ntabwo kiragera usanga wakomeza unzirike gusa umenye ko nindamuka mvuye hano ninakwica do uzamenya amafaranga yanjye ushobora kuyampa zibaho uracyo afite n'amahane se amafaranga ngizana ese nzayaguha wanziritse ko uzanyishyura hamagara abantu b'iwanyu bose bayaguha ndabahamagara simfite telefone ubu mama yahangayitse yambuze ngo agenda mu rugo basi umubwire ko hano waye hanaze kundeba niwe mwana wa mbere wabuze ugomba kumuha amafaranga yanjye from ako ndi ufite amahane uri kunyikozwa uzabibona umenye kuri kwicukurira icyobo mwice ngabigerageze se ibigerageze ku kimisi ngabigerageze nkwereke icyo ndicyo ndaje ndakujyana ahandi habi hatari hano cyangwa uzi ko ngutinya nubonereka wanziritse nganzirikura nkwereke ariko ubundi wabice ko ndi ufite amahane ngamambura nyine urebe yuko nakwica ari wowe nta n'isoni rega n'ukuri kuvuga wanziritse mwice ubibone ngamemba kugira ngo ubonye ko nta mikino yego sureba imikino imuranyiniraho hari igihe nshobora kuzabigukora ukamenya yuko nta mikino mfitanye nawe ubesha inshira y'icyo gitambaro wadeka wagahungu